Imiburu cyangwa ibiheri biza nyuma yo kogosha ni ikibazo gihangayikisha abantu bose muri rusange, yaba abagabo n'abagore. Ikunze kuza nyuma y'iminsi mike umuntu yogoshwe cyangwa yiyogoshe, byaba ubwanwa, umusatsi n'ubundi bwoya bwaba buri ku mubiri nk'incakwaha. Abo bikunze kuzahaza cyane ni abagabo mu bwanwa bwabo, dore ko uruhu rwo ku itama rudakomeye nk'urwo ku mutwe. Ibiheri byo mu bwanwa hari n'igihe biba binini bikazamo mikorobe, bityo kubivura bikaba byabigora abahizi. Uyu munsi rero twaguteguriye ibyo ushobora gukora binyuranye wowe ubwawe, maze ugatandukana burundu no kugira ibiheri nyuma yo kwiyogoshesha. Ikintu cya mbere ushobora kwifashisha apple cider vinegar. Si imwe isa n'amazi, ahubwo ni vinegere ibijya kuba umuhondo, ikabikorwa muri pome. Iyi vinegere irwanya kubyimbirwa, ikanica mikorobe zitera ubwandu aho wogoshe. Icyo bigusaba ni ukwinika ipamba muri apple cider vinegar, noneho ugasigirizaho buhoro buhoro ahogoshwe. Urabireka bikumiraho, nyuma ugakaraba n'amazi ashyushye. Ubikora byibuze inshuro 3 ku munsi kugeza aho wogoshe hamaze kumera neza. Gusa niba ufite uruhu rworohereye, ujye uvangamo n'utuzi, ntukayikoreshe yonyine. Mu gihe wumva nyuma yo kukogosha uri kokerwa ahogoshwe, ubu buryo buzagufasha kutababara ndetse binakurinde kuzana imiburu. Inika agatambaro mu mazi gakonje cyane, ubonye amazi ya barafu byarushaho kuba byiza. Ubundi urambika ku gatambaro gakonje ahogoshwe, bimareho iminota hagati y'10 na 15, ubikora inshuro nyinshi ku munsi. Ariko kandi ushobora no kwifashisha aspirine. N'ubusanzwe iki ni kinini cyakorewe kurwanya kubyimbirwa kimwe no kugira umuriro. Iki kinini wanagikoresha mu kurwanya imiburu. Icyo bigusaba no gushyira ibinini 2 bya aspirine mu mazi yuzuye ikiyiko y'akazuyazi. Nibimara kuyengeramo icyo cyondo gisiga ahogoshwe, bimareho byibuze iminota 30, nyuma uze gukaraba n'amazi y'akazuyazi. Gusa niba ugira uruhu rworohereye, uburyo ntuzabukoreshe kuko bishobora kugutera ibindi bibazo. Uburyo bwa gatatu ushobora gukoresha urwanya imiburu cyangwa utundi duheri twaje ahantu wamaze kogosha, ni ugukoresha ubuki. Ubundi ubuki buzwiho kurwanya indwara z'uruhu zinyuranye nk'ibishishi no kugira uruhu rwumaganye. Burarwanya indwara zinyuranye ziterwa na bagiteri, nabwo rero bwagufasha kurwanya imiburu. Siga ubuki bw'umwimerere ahogoshwe, ubireke byumireho, noneho uze koga n'amazi akonje, ubikore byibuze 3 ku munsi. Ubundi buryo wakwifashisha urwanya ibi biheri ni ukwifashisha yawurute. Ni kimwe n'ubuki rero, yawurute nayo ifite ingufu zo kurwanya bagiteri. Si ibyo gusa kuko inarwanya kubyimbirwa no gututumba amazi mu mubiri. Uburyo rero uyifashisha, uvanga ikiyiko kimwe cya yawurute hamwe n'ikiyiko cy'igice cy'ubuki, ukabisiga ahogoshwe, ukabirekeraho byibuze iminota 30. Nyuma ukaza koga n'amazi ashyushye, ukabikora kugera ku nshuro 4 ku munsi. Ibi mu cyumweru kimwe uba umaze kubona impinduka, bya biheri biba byagiye byose. Utarinze wivuna, ushobora kwifashisha amajyane ari muri kakandi twita tea bag. Amajyane bundi yirabura abamo ikizwe nka tannic acid, ikabizweho kurinda kubyimbirwa ndetse no gutukurira. Ukoresha tea bag mu mazi ashyushye, ikamaramo iminota byibuze 3. Hanyuma ukayikuramo ukayishyira ku kintu cy'agasahani, noneho ikoroha igakonja. Iyo urangije ufata iyo tea bag ukayikubisha hahandi wogoshe mu gihe cy'iminota byibuze 5. Ukabikora kenshi ku munsi. Ibi nabyo mu gihe cy'icyumweru wamaze kubona impinduka. Ikindi cyagufasha guhangana n'iki kibazo cy'imiburu ni bicarbonate de soude. Agakarito kamwe kagura amafaranga 500 muri farumasi. Uyu ni umunyu nawo ufite muri ubushobozi bwo kurinda kubyimbirwa, bityo ugafasha umubiri koroha no koroherwa. Unafasha mu kurwanya kwishimagura bya hato na hato. Shyira ikiyiko cyawo mu kirahuri cy'amazi uvange, noneho wifashisha ipamba cyangwa agatambaro korohereye, usiga ahogoshwe bimareho byibuze iminota 20. Nyuma ze kongeraho amazi akonje, ubikore byibuze 2 ku munsi. By'umwihariko ibi bifasha cyane ku miburu iza ahogoshwe ku myanya y'ibanga. Niba nawe wari ufite iki kibazo, hita ushaka bicarbonate kuko ni umuti w'ingenzi. Ikindi wakwifashisha ni concombre. Iyi ni nziza kuko ikungahaye kuri vitamine C na K. Si ibyo gusa kuko inifitemo amazi menshi ikanarinda kubyimbirwa. Ukatamo uduce duto tuzengurutse, ukadushyira muri frigo bikamaramo byibuze iminota 30. Noneho nyuma ukaza kudukuramo, ukagenda usiga ahogoshwe, bikamara byibuze iminota 10. Ushobora no kubikora mu bundi buryo, ugakata concombre yose ariko wayihase, noneho ukavanga na mililitiro 50 z'amata, ukabisya bikaba uruvange, ukabishyira muri frigo. Urwo ruvange rukamaramo byibuze iminota 20. Nyuma ukaza kujya ukoramo usiga hahandi haje uduheri wogoshe, byibuze mu gihe cy'iminota 20, ukabona gukaraba amazi ashyushye. Iyo ubikoze 2 ku munsi, mu minsi 2 byibuze uba utangiye gukira bya biheri burundu. Ikindi kintu cyagufasha guhangana n'imiburu yo mu bwanwa cyangwa ahandi hantu hogoshe ubwoya ku mubiri horoshye, ni ugukoresha umutobe w'indimu. Indimu iyo ukasemo ibipande 2, noneho ukayikamura mu kantu k'agakombe, ukifashisha ipamba, ukajya ugenda usiga umutobe ahogoshwe, ukabireka bikumiraho. Washaka ukanigira ku kazi, ukaza gukaraba nimugoroba utashye.
Ibi bituma bya biheri bishiraho burundu ndetse bigakira vuba. Niba hari n'ibyari byarajemo amashyira bigenda bikamuka bityo hakuma ukamera neza. Ibi ariko wirinde kubikora mu gihe ufite uruhu rworoshye cyane. Ikindi cy'ingenzi tutakwibagirwa ari nacyo turi busorezeho cyagufasha guhangana n'ikibazo cy'imiburu ni igikakarubamba. Umushongi wacyo uzwiho kurwanya indwara nyinshi ku ruhu. Urakata ikibabi cyawo, ubundi ufate umushongi uwusige ahogoshwe, ubireke byumireho byibuze uzi gukaraba n'amazi akonje nka nyuma y'isaha. Ukabikora 3 ku munsi mu gihe cy'iminsi 3 ibihagije kugira ngo bya biheri bibe byagiye. Zirikana ko mbere yo kwiyogoshesha cyangwa se kwiyogosha burya hari ibintu utajya witaho kandi by'ingenzi. Mbere yo kogosha banza ukarabeho wogosha n'amazi ashyushye. Ugenzure niba icyo wogoshesha gifite ubuziranenge, niba ari urwembe ruba ari rushyashya. Ukimara kogosha karaba amazi akonje ahogoshwe. Aho bishoboka ukoresha imashini icomekwa ku muriro ari nayo wiyogoshesha kurenza gukoresha tujirete ndetse n'urwembe rusanzwe. Niba utifuza kumaraho cyane wakoresha umukasi kuko nabyo bishobora kukongera kurwara uduheri. Nyuma yo kogosha no gukaraba wisige amavuta. Mu gihe wazanye imiburu rero ntiwongere kogosha itarakira. Ahaje imiburu uyishima cyangwa ngo uyikande kuko uri kwiyongerera ibyago. Wikogosha ngo ukebe cyane ku buryo uruhu rubabara. Si byiza rero kogosha buri munsi. Rindiraho wogosha habanze hamere byibuze rimwe mu cyumweru ku bwanwa, naho ku bucakwaha n'ahandi ku mubiri haza ubwoya byibuze wabikora rimwe mu byumweru 2 niba umera ubwoya vuba. Reka tukubwire ko mu buryo bwose tuvuze atari ngombwa kubukoreshereza icyarimwe. Uhitemo bumwe bukoroheye aba ari bwo uzajya ukoresha. Nubona butakwihutishirije icyo washakaga gukira vuba ubone guhindura ukoresha ubundi. Ubu rero ni bumwe mu buryo wahangana n'ibiheri byo mu bwanwa n'imiburu muri rusange. Niba ufite igitekerezo cy'icyo wifuza ko twazakugarukiraho ubutaha, twandikire muri comment kandi wibuke gusangiza inshuti n'abavandimwe iyi video. Niba utarakora subscribe kandi aka niko kanya.